Dore ikirere si ikirere, ijuru ry'iwacu rirasagamba ariko risumbirijwe na benshi bimunyogoje cyane. Ntibadusanga baradusenda, ntibadushaka baradushiha, wamushiha ukajya ubashiha, ntibadushima baradushuka, iteka shenge badushuka. Batuzingiye mu kazero, imbere yabo tugirwa zero. Ariko rero igihe niki ngo twicungure nka rubanda, tubahane. Ese magashu urarizwa ni ku mugabo wiriza ngo uruhinja urikungurira nkubwire, cyangwa namarira y'inkona ucira abantu rwo gupfa shenga utazi Imana yabaremye. Dore ubacira icyitwa icyobo, Imana ikazwa igaca icyanzu. Ntacyo bivuze, bo bitegure Kagame bumva gusa ngo birarangiye. Nta nubwo tuzamushingura wenyine, tuzamushingurana n'ibindi bintu tugomba kumusasira. Ariko nyumva ibyo bajyaga bavuga ngo Habyarimana ngo apfuye ngo bazamusasira, twe tuzasasa karindwi. Ngo mwe muzisasira karindwi, ese muzaba musasiki? Icyanyi iteka ngo nukwica babatoje iby'ubunyamaswa, umuco nguwo nico rwose. Nimuhumuke mumenye yuko ururimi ari inyama yigenga, ariko twifitiye umugenga. Ikindi kandi mumenye yuko kubona umuntu acecetse cyane burya bacungana n'amateka. Naho ababyara imitubu rero nayo ubu ni ikiremwa cy'Imana, jya uvuga menshi ari kuziga. Uwisi yacu itarabeta ibikimushakira iyo ngasikire. Ariko reka mabwiza ukuri, mu gihe nk'iki cyo kwibuka abantu mwese mugure interinete, izi nterahamwe tuzisubize ku manywa saa 7 mu gicuku, za zindi zikora nijoro. Tugibihe twicemo amatipe abakora ku manywa n'abakora nijoro, ku buryo batarara banika dusinziriye ngo kuko iwabo ari ku manywa. Oya, iyo batorongereye iwabo ho ntaho bagira. Ariko Scovi urakaga, wowe wavuye muri Uganda usanga u Rwanda n'abanyarwanda, none u Rwanda urugize urwawe ngo naho abandi barahunze batorongereye imahanga. Arewe, uko watashye tuzataha, tuzaturana murabeshya. Ikindi kandi mumenye yuko yagacaca yo mwaciye mwitegura igarutse iwacu, ngo naho icyitwa interinete nibwo mugiye kuyigura. Twebwe twazigezeho kera, ijoro n'umunsi turi kwije, impinyuza zabahinyuje kera. Sigaho rero guta igihe, mwigosorera mu rucaca cyo mwivomera mu rutete rwose, mwiruhira Nyakanga. Akaga mwazaniye rubanda igihe niki ngo mu gipingu, ijya ureka kwigira uwahatari, se notre pays natal. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda ni kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Uwo mukanda urawufunga, hari n'ibindi biragufunga. Ngo uje gufunga ubwo uwo mukanda, hari n'ibindi biragukanda. Ariko rwose bwana Paul, iyi raporo urabona ikwiye perezida koko. Aho guhumuriza rubanda ngo bahe icyakura birire, wowe ubasanganije umusonga. Aho kubasanga urabasonga nk'inzara iraje bamare bose. Higama wese, ndabona ibyawe byagucanze hamwe n'abawe. Higama hinjiremo n'abandi bafasha u Rwanda n'abanyarwanda. U Rwanda rwiyubake n'abarwo kuko ubu weho rurakurenze. Pole sana bwana Paul, wariteye uhamya mu cyico. Ahubwo turaza kongeraho kubafata gusa. Usibye kubafata, turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose. Harya uwe ukoze mu cyuma, icyawe ni ukurasa uwo ubonye, icyawe ni ukurasa mu cyico. Ndetse n'Imana yaduhanze ngo wayitsinze mu rugano koko. Rwose nanjye ubu ndahabaye, igihe cyiza ubu cy'amateka ni iki rwose. Reka turebe iryo rasa ryawe uhora uririmba. Iminsi iraje ikora ibikwiye rwose, iteka inzovu mu rwabyo. Ubu mu Rwanda hongeye kuba ibyago, biragatsindwa ntibikabe. Ariko biramutse bibaye, abatutsi tugahunga, twahungira he? Wajya muri Kenya ntiwumve bihari, wajya muri Uganda, wajya muri Tanzania, abo duturanye mbwiraho abahunga bari bo bose bahungira hehe? Kandi ibyo bihugu nkubwiye nibyo twahungiyemo. Abantu ntibafite ubwenge bwo gutekereza. Ibarababwira ariko ntimwumva. Nyirabiyoro yarababwiye ngo uwo witwaga Magayane
yarahanuye uwagihanura kandi rwose nta n'insinzi. None nguwo papa ubabyara mpyisi abaciriye ku mayange habe no kumvira uwababyaye. None reba murarutanze nta gutekereza karindwi Ingabire wacu ishema ry'u Rwanda uw'ishema ryamaze ishavu umuntu inkingi yubakiweho cyane mufashe ingamba zo kumufunga. Ese mupfana iki no gufunga? Iyo mufunga ntimwicunga ngo munarebe uwo mufunga. Ibaze nawe Ingabire wacu, Ingabire ni Ingabire mu rwacu, Ingabire ni Ingabire mu bacu, Ingabire twaremewe n'uwacu. Ingabire zose azigira impamba ntiyiganda, akorera u Rwanda n'abanyarwanda. None namwe ngo murafunze. Muramufunze Ingabire rwose, umuhoza waje kuduhoza, umuhoza uhumuriza abarembye, umuhoza urebera abigunze, umuhoza rwose ni Victoire. Umuhoza rwose ni mumureba aramutse aguye aho mu buroko nubwo yataka igicurane. Mbona muzicuza by'ikirenga njyewe sindoga ndahanura. Dore agapira ndakabahaye ubu nahanyu ngo mugaconga umuhoza yibone mu muryango. Ibyo mbabwiye ni mu birenga mwe mukarenganya uw'ikirenga. Ingaruka z'ibyo zirabareba, urabe wumva mbe birenge ni wowe ubwirwa. FPR impuruza ngiyo turayitanze twese ubwacu turaruciye, iteko teka ni ihame ni murirenga ribahame. Mufungura abaziranenge Ingabire yibone mu muryango, umuhoza ganza hoze rubanda. C'est notre objectif la victoire mu barutuye.